muganga. Nagiriwe inama yo kuba ese uri ikigo umugabo azaguta kubera nta terambere umugezaho, aho kugira ngo uteze imbere urugo ugahora kwa muganga azaguta. Rero icyiza umwana wareba ahantu guta ukigendera, cyangwa se ukareba imiti umuha akaba yabanyabiri. Uyu munsi turi mu ntara y'Amajyepfo aho twagiye mu karere ka Muhanga, aho twagiye kureba uyu mwana w'umuhungu, turagira ngo tumurebe tumenye ese abayeho ate, ese ibi niko yavutse, ese ubu burwayi bwo ni burwayi ki, ese niki kishe inyuma y'ubuzima bw'uyu mwana. Niyo mpamvu twakoze urugendo tukajya mu karere ka Muhanga aho twasuye uyu mwana. Mama, turakwakiriye. Amazina witwa? Mukeshimana Jose. Dutangireho gatoya, ukiri umukobwa, ese uyu niwe mwana wawe w'imfura? Oya, ni uwa kabiri. Uyu ni uwa kabiri? Yego. Dutangireho mbere gato, wararambagijwe nk'abandi bakobwa. Yego. Urwo rugendo rwari rumeze bite? Byari bimeze neza, nta kibazo. Ndashaka ubukwe, ndabyara umwana wa mbere nta kibazo, wageze imyaka 7. Wa mbere? Yego. Ubu afite imyaka 7? Yego. Namubyaye neza nta kibazo cyabonetsemo? Namubyaye neza nta kibazo cyabonetsemo. Yego. Ubwo nza gusama indi nda y'umwana, nayo ndayitwita neza nta kibazo. Amezi 9 ararangira nk'ay'abandi babyeyi batwita. Ngeze i Kabgayi rero we barambaza. Yego. Wamubyara uko bakubaza? Yego. Bakimara kumbaga ikinya kimaze kunshiramo, ndeba umwana nawe yavutse nta kibazo uretse ano mabara afite. Aza kubyimba nyuma, agenda abyimba nta n'umunsi urashira. Akiri uruhinja? Yego. Uko iminsi igenda ishira ariko abyimba, ubwo bahita badutaransifera i Kanombe. Banyakiriye umwana baramubaga bagira ngo barebe ko ari kanseri. Yego. Basanga ntabwo ariyo. Baramubaga basanga ntabwo ari kanseri? Yego. Yego. Barangiza baratubwira ngo nta kindi wamukorera kuko ibibyimbye biri hejuru y'imitsi ijyana ku bwonko. Ubwo rero baratubwira ngo nta kindi bamukorera, ntabwo bamushobora. Tujya ahantu hitwa Igikonko ku muzungu witwa Uta. Tuhageze nawe aratubwira ngo umwana ntabwo yavurirwa mu Rwanda ngo bishoboka. Bavuze ko bamuvurira hehe? Mu Buhinde. Mu Buhinde. Ngo barangije atwohereza ahantu bita Kirimba. Hari abahinde bari bahaje, njyayo mageze bamurebye nabo baravuga ngo ntabwo bamubagira mu Rwanda, nta cyuma gihari cyamubaga kibasha gukuramo ibinure birimo. Ibinure? Yego. Yego. Ni ibinure bitsindagiyemo bituma murabibona. Ndamureba. Yego. Noneho Kirimba batwohereza Faisal ko ari umuhungu wari uhari. Tuhageze aramureba amucisha muri marayi, baratubwira ngo azamubaga umwana akiri. Yego. Ariko bizaduhenda. Ubwo aramubaga, uko iminsi igenda ishira, Faisal nyine murabizi amafaranga yaho, amafaranga aba menshi cyane, miliyoni 10. Byaramubaze nyine bari kumwitaho. Zimaze kuba 10, uko umwana igisebe kigenda gikira ariko hagenda hongera habyimba, baratubwira ngo ni amazi arimo. Turamubwira ngashaka ukuntu bayakuramo, noneho agiye kuyakuramo asanga ni bya binure byiremye, kuko urumva yabaze asubizamo aho i Kanombe bari babaze. Yego. Arangije bagiye kudusezerera atwishyuza miliyoni 17. Miliyoni 17 kandi batabavurira? Yego, umwana atakize. Yego. Ubwo rero tugurisha inzu aho twabaga, kuko urumva nta hantu hari kuvurwa ubushobozi. Yego. N'inzu yari ikwiye nka miliyoni 15, baduhaye miliyoni 9. Yego. Kubera ikibazo twari dufite turazemera. Tuzemeye turishyura kwa muganga. Yego. Umugabo ajya mu makeredi hirya no hino ashakisha aguzaguza kugira ngo za miliyoni 10 zuzure twishyure ibitaro. Turabyishyura turangije turataha. Yego. Tutashye turumva twatashye umwana adakize. Dukomeza uko umwana agenda akura ariko nabyo bikura. Dusubira kureba wa muhinde wamubaze, turamumwereka
arangije aravuga ngo ntabwo yakongera kumubaga kuko nta cyuma gihari cyamubaga kikabimaramo ngo kereka iwabo mu Buhinde niho icyo cyuma kiri. Tugende dushake ubushobozi bungana na miliyoni 25, ubundi tugende baduhe transferi imujyana mu Buhinde. Dusubiye inyuma gatoya, uyu mwana umutwite wumvaga umeze ute? Ese wumvaga utwite nk'uko watwise uwa mbere cyangwa hari impinduka zabonetse mu kumutwita? Nta mpinduka nazo natwise nk'uko natwise uwa mbere. Tugaruke inyuma gatoya, ukijya kwa muganga ukimara kubona ubyaye umwana umeze utya ngo byakiriye? Urumva narihebye cyane ko abenshi bahita banabata abagabo babo nyine bakabata kubera nyine ikibazo kibaye. Urumva nk'umuntu wo kugurisha inzu ni ibintu biba bitoroshye. Rero byarambabaje cyane kugeza na n'iyi saha, birambabaza ko umwana wanjye amaze imyaka 5 ataryama ngo asinzire. Hari igihe ushobora kubyara umwana ufite ikibazo nk'iki tureba mu famiye washatsemo ntizibyakire neza. Ese muri famiye washatsemo bakiriye bate kubona ubyaye umwana ufite kino kibazo? Ntabwo babyakiriye neza kuko nta nubwo bamuzi. Ntabwo bamuzi. Kuki batamuzi kandi ari umwuzukuru wabo, ari umwana wabo? Bumva nyine byabaye ikibazo, nitwa nyine ko naje gutera nk'umwaka mu muryango. Wagize umugisha wo kugira urubyaro muri famiye washatsemo, byitwa nk'aho wabaye umunyamwaka muri famiye? Kubera ngo nabyaye umwana muto. Muri make kubyara umwana nk'uyu wabaye igicibwa. Yego, amagambo yaravuzwe menshi cyane akomeretsa umutima wawe. Wabyitwayemo ute ukimara kubona umwana wawe ameze atya? Nta bushobozi wari ufite, ntiwari ushoboye kumuvuza, wabyitwayemo? Ubushobozi twari dufite twarabutanze burarangira. Twicaye dutegereje Imana yonyine ko hari icyo izakora, kuko nizeye yuko no hanyuma yazerikora kandi ndasenga. Icya mbere ni ugusaba umutima wo gukomera, ubundi nkategereza Imana icyo izakora. Kuko mbireba uyu mwana ashobora kuba yafura ibintu byinshi akabikora. Ese ntiwaba waramutoje gukora ibintu byose akiri muto cyane? Oya, ntabwo nari mutoje akiri muto, kuko nk'uko aba arimo agenda akina n'abandi bana, hari ibyo abandi bakoze nawe arabikora. Nta kindi kibazo afite uretse iki cyo kubangamirwa kubyimba. Ikijyanye n'imisinzirire ye, abona ibitotsi nk'abandi bana? Asinzira n'urubaho. Ubundi afite imyaka ingahe? Imyaka 5. Ese muri iyo myaka 5 ntabwo arasinzira? Ntabwo arasinzira. Ntabwo mbyumva. Ntabwo wabyumva kubera ko n'akakuka aba ahumeka yasamye niko ari ku manywa, ariko iyo ari nijoro urumva ahantu hose haba hakinze, nta mwuka wo hanze winjira. Iyo rero bwije agerageza kunyegamaho, n'uyu mwuka ahumeka yasamye nk'iyo agiye gufatwa n'agatotsi ahita amara iminota 3 nta kuka kazamuka. Icyo ntiyumvisha ni kimwe, kubona umwana w'imyaka 5 nk'uriya uri mama we utinyuka kuvuga ko amaze imyaka 5 atarasinzira, nk'umuntu udukurikira yabyumva ate? Yabyumva kubera ko ubundi biba kuri ba bantu b'abanyabibazo, wa muntu ushobora kuba afite ibibazo byinshi akabura uburyo ari businzira akajya gufata n'imiti y'ibibabonye ibitotsi. Ubu uno mwana shingira ku kivuga ko amaze imyaka 5. Biriya binure bituma adasinzira kuko byafashe imyanya y'ubuhumekero, uko bigenda bikura bigenda bifunga imyanya y'ubuhumekero. Imyaka 5 adasinzira? Yego, noneho bigatuma adahumeka neza. Ubwo bishatse kuvuga ko nta kintu kimwe arasinzira basi n'amasaha 2? Nta na kimwe. Avugisha ukuri? Cyane rwose, ubu nanjye mfata imiti ituma ntashobora kurwara stroke, kubera ko ntabwo naryama ngo nsinzire umwana wicaye iruhande, ntibishoboka. Uko nyine ameze nanjye niko murameze, kuko kwa muganga nagiyeyo nca mu cyuma bambwira ko imitsi yo mu mutwe yabyimbye kubera kutasinzira cyangwa se guhora ntekereza cyane. Imitsi yawe y'umwana? Yanjye. Uyu mwana ni uwa kabiri. Ese ko uwo mubyaye afite ubu burwayi bumeze gutya, ntugira ubwoba ko ushobora kuba wenda washyiraho undi nawe akaza ameze atya? Ubwoba bwo narabugize cyane, ndavuga ati se mara inda yanjye nararozwe, mbese nibaza byinshi cyane ko Imana yahisemo umwana w'umuhungu, ikintu cyo gutuma ibyo ntakomeza kubitekerezaho, umwana umukurikira w'umuhungu bageza umwaka n'ubuzima nta kibazo afite. Ufite ikibazo wenyine?
ukureba ureba uburyo ubayeho ubuzima bwawe ubusobanurira ute umuntu ukureba utakuzi? umuntu utanzi cyane nk'iyo ndi kugenda mu muhanda umwana yenda namusize ntawabyemera ko mfite ikibazo kimeze uko nguko, ariko njyewe n'umutima wanjye nabashije kubwira Imana imwe kwiyakira no gukomera, kubera ko umwana ntabwo abasha kurya. Atunzwe n'iki? ubwo nyine iyo nagiye nko gushakisha abona wenda nk'icyo gihumbi mugurira ji kuko niyo akunda, ibiryo bisanzwe ntabwo abishobora. Tumva umaze kunsobanurira ko umwana afite imyaka 5, sibyo? Umwana afite imyaka 5 aba yarenze cya gihe cy'imfashabere, aba ari umwana mukuru, urya dore aragenda n'umusore arashobora no kumesa nk'uko abantu babireba. Yego. Umubwira gute ko atarya? Yabatunzwe n'iki? Atunzwe n'utubuto n'amata twa dukaroni tw'abana bita indomi, ndaduteka nkadisa nk'utugize amazi noneho nkamo ubwo ibice mu mazuru bigaruka n'ibimagenda mu nda byose birangana, kuko iyo mugaburira bimwe bica mu mazuru ibindi bimanuka. Iyo mugaburira ibiryo bimwe bica mu mazuru ibindi bikagaruka. Iyo mugaburira biba bimeze ishusho y'ukuntu uba umeze urimo uramugaburira? Biba biteye agahinda nyine bumva mugaburira ndira, kubera ko umwana wanjye mba mbona ntarya nyine gahage nk'uko umwana arya agahaga. Icyo gikoma ndakimuha cyo arakinywa n'ikinyura mu mazuru, utwo tubuto ikibi ni ibiryo kuko ntaho afite binyura n'igikoma kugira kibonekera ni Imana yonyine ibikora. Uri mama we, hari byinshi wamusobanura uyu mwana, wamusobanura kuva kuri 0 kugera ku mu bihumbi kuko waramubyaye uramuzi. Ese papa we umubyara akimara kubona ikibazo nk'iki kibayeho byakiriye ate? Ese ntiyakubwiye nabi? Ese ntiyagufatanyije n'izo famiye zivuga ko wabaye ikibazo mu muryango? Byo bimeze bite? Ntabwo yabyakiriye nabi, yaramfashije mu buryo bushoboka, kuko iyo aza kuba atamfasha ntabwo ari kwemera kugurisha inzu n'ibindi bikoresho twari dufite, ntabwo ari kubyemera. Rero yakoze uko ashoboye kugeza ubushobozi burangiye. Rero n'aha turi kuba muri iyi minsi ni umuvandimwe watugiriye impuhwe, ariko mbyo mbivuga kubera ko guhora ugenda ucumbika n'umwana ntabwo biba byoroshye. Yatugiriye impuhwe rero abadutije aho kuba isaha ku isaha nawe ashobora kutubwira ati itari igihe nabafashije kirahagije murebe aho kuba. Iyi nzu murakodesha? Ntabwo dukodesha, nyine tuhaba gutyo, ni ubufasha, ni umuntu wadufashije. Iyo uhuye n'umuntu urimo aragusaba ubufasha uzi ko nawe ahubwo uri bubusabe, witwara gute muri ibyo bihugu ugezemo? Ntabwo namuha ibirenze, ariko nk'umuntu ukeneye ubufasha nk'uko nanjye mba numva ngukeneye. Burya rero umutima utanga ubuta uhabwa. Reka njye yenda nko gusenga, narangiza nkareba nk'umuntu nk'inshuti nkamubwira ati nkiza ahantu mbe ndyamye nduhuke, nkasinzira nabwo n'isaha nk'imwe cyangwa ebyiri nkahita nza kureba umwana wanjye, kuko ntabwo namara amasaha menshi tutari kumwe. Bivuze ko iyo muri kumwe utabona ibitotsi? N'ubu mba namusigiye aba afite ubwoba kuko yenda yapfa ntahari. Kuko ajya aremba cyane, akaremba n'ubu afite ikibazo kinankomereye cyane, kuko ubushobozi bwo bwararangiye kumujyana kwa muganga ntabwo byoroshye. Nk'iyo ansabye po nk'abana nyine kumubasaba ko akayijyaho, ahita haza aje abantu bakuru bambwira ko babyita ku buriri, niko babyita. Rero nirukanka mujyanye kwa muganga, arambwira ngo icyiza ngo nintege bamubage mu nda, ngo bamushyiremo sonde ngajya bariho ngabikorera. Ibyo ndebye mbona bitwara amafaranga menshi, ubu nyine ni uko mutunze. Muri famiye wabaye ikizira cyane, kubwo abandi muri famiye iyo ubyaye komera barabahemba, wowe ntabwo baguhembye? Komera mama, komera. Ubundi se ubusanzwe ukora iki? ntacyo, kuko ntacyo nashobora gukora umwana wanjye ntari kumwe nawe. Urumva kenshi abashaka ko turi kumwe, ubundi nta kindi kintu nkora nawe.
none niba ntacyo ukora utunzwe n'iki rero mama? niyo nabonye akazi k'ikiyede rimwe na rimwe kubera iyi sura mfite ntabwo bakanga, ariko ntuzi ubuzima mbayemo arakanga. wagize amahirwe se yo kuba wagera mu ishuri, wenda hari ubumenyi ufite, wenda udukurikiye avuga ati ariko se nubwo afite ubuzima bumeze gutya ushobora kumuha akazi akaba yagira icyo wenda yakora, wenda akabona n'iyo sapoti runaka yamufasha kwita ku mwana. hari ikintu waba warabashije kuba wasiga? kudoda ibintu byose ndabizi, imyenda uwo ari wo wose wampa nawudoda. nicyo twakomozagaho kare, nk'ugufasha ukureba wifuza gufatanya nawe muri uru rugendo, ubu wifuza kuba yakuba inyuma, wifuza kugufata akaboko mukajyana, yahera kuki? jewe ubufasha hano nkeneye nuko umwana wanjye mbonye ubufasha akavuzwa agakira kwiga nk'abandi byanezeza umutima wanjye. sinkeneye ubufasha bwo kuvuga ati yenda yego nabyo biba bikenewe, ukuvuga ngo ari cye cyangwa se yambare, ntacyo ntabwo ari byo kiri imbere n'ubuzima. udafite ubuzima ntabwo abantu wakwambara, ariko umwana wanjye akize byanshimisha. numva izo miliyoni 25 nizo zikenewe kugira ngo umwana abe yajya mu Buhinde avuze, ariko ntaho kuva zihahari.